Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunzi mudukurikiye aho muherereye hirya no hino ku migabane y'isi. Tubifurize umunsi mwiza, tubifurize igitondo cy'umugisha, mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Hanyuma uyu munsi ikituzinduye hano, tuzanywe n'inkuru y'akababaro, by'umwihariko ku bantu mwese abanyamurenge ndetse n'inshuti n'abavandimwe bari bazi uyu muvandimwe tugiye kuba tugarukaho akanya gatoya. Mu kanya gatoya gashize nibwo tubonye inkuru y'akababaro isirikira ku ma status ya WhatsApp ndetse no ku mbuga zimwe na zimwe tugiye duhuriyeho, bari kubika uyu mudamu se cyangwa uyu mukobwa kuko yari akiri mutoya, witwa Mpogazi. Mpogazi ku bamuzi se cyangwa ku batamuzi, ni umukobwa w'Abanyakarama, ise yitwa Sedekiya, ni Abanyabubembe ku Mugorore, ariko mu Rwanda bari batuye i Rwamagana, ngira ngo n'ubu ngubu niho ababyeyi be bagituye nimba ntibeshye, ariko nk'uko muri kubibona yari akiri mutoya, afite abavandimwe, afite bakuru be, afite barumuna be bagiye bari hirya no hino ku isi. Nawe rero nk'uko abandi bose bashakwa yari yarashatswe, biza kuba ngombwa ko aza gutura inaha muri Kenya. Kuri ubu ngubu yaratuye Kitengera, yarashatswe mu muryango w'abanyabyinshi. Tunawihanganisha cyane kubura umwana ukiri mutoya gutya, usize ndetse nawe abandi bana b'impinja bakiri batoya, ndetse n'umutware we dukomeze tumwihanganishe. Rero abantu benshi bari kwibaza ati se ko ari abantu bakomeje bampamagara, se bigenze bite, yishwe n'iki? Mu by'ukuri buriya buri muntu wese aba afite igare rye, kandi buri muntu afite igihe ntarengwa yagenewe kuri ino si, kandi hari n'abari kuvuga se uwo mwana upfuye ukiri mutoya, buriya nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, hasarurwa imbuto yeze, igihe cye cyari kigeze kugira ngo abashe gusarurwa. Hanyuma rero mu ncamake, Mpogazi yari amaze iminsi arwaye. Ni ukuvuga ngo Mpogazi yagize uburwayi atwite umwana we wa kabiri, ari nawe asoreje urugendo rwo muri ino si afite, asize abana babiri. Hanyuma atwite akajya arwara, abantu bakagira ngo ni ziriya ndwara wenda zisanzwe zifata ababyeyi batwite, kuko wenda umubiri uri kugenda ucika intege mu buryo bumwe n'ubundi. Hanyuma baramuvuza, bamushyira mu bitaro, bakomeza kugenda bahindaguranya ibitaro, indwara irabura kugeza abyaye, abyara umwana ariho kugeza ubu ngubu. Hanyuma hashize igihe kitari gitoya, biza kugaragara ko Mpogazi yaje kugira ikibazo, aza kuba yarwara indwara y'umutima, ndetse binakekwa ko, kubera ko ntago barakora autopsy ngo baze gukonfirima nimba ari imwishe, ariko birakekwa ko ariyo ishobora kuba ibaye intandaro y'urupfu rwe. Mpogazi rero yari amaranye indwara y'umutima igihe kitari gitoya, kubera ko yamufashe atwite, kandi mu by'ukuri asize umwana utari mutoya. Uwo mwana wa kabiri yari amaze kuba umwana mukuru. Urumva ko rero yari amaranye igihe kitari gitoya iyo ndwara, akomeza kugenda yifatiraho imiti, akajya yivuza uko bishoboka kose. Imiryango ikora iyo bwabaga arivuza, ariko n'ubundi twese iyi niyo nzira ya buri kiremwa muntu. Nuko rero byagenze uyu munsi rero mu gitondo, ku makuru dukesha abantu bamwe na bamwe bari Kitengera twabashije kuvugisha,
Mu gitondo ngo umugabo yabyutse nk'uko bisanzwe, arangije akora utu activite twe dusanzwe two kwitegura, abona umugore ntarimo arabyuka kandi bafite umwana w'umunyeshuri ugomba kujya ku ishuri. Umugabo aragenda mu cyumba aramukomanga, amukoraho bisanzwe nka kuriya nawe ushobora kugenda ukabwira umuntu wawe ati se ko waryamiriye cyane kandi uzi ko umwana agiye kujya ku ishuri. Aramukomanga aramubwira ati byuka ujyane umwana ku ishuri. Arangije amusiga aho ngaho. Ibyo byose umugabo we nawe hari utundi tuntu yari arimo twe wenda two kwitegura arimo arajya mu kazi, amusiga aho ngaho. Arangije asubira muri utwo tuntu twe. Mu kanya gato arongera aragaruka, arongera aramukomanga, aramuhindukiza, abona umuntu ntago arimo arabuja, abona umuntu yumye. Niko rero gusanga umuntu yaguye mu buriri. Biranashoboka ko ashobora kuba wenda yacikanye mu rukerera cyangwa se mu ijoro hagati. Umugabo ntiyabimenya, abyuka bisanzwe azi ko yararanye n'umuntu muzima, bagiye kongera kubyukana bagakora imirimo yabo basanzwe bakora yo kwita ku rugo. Ariko ntibyaza gukunda, biza kurangira rero Mpogazi yitabye Imana muri ubwo buryo. Urumva ko ni urupfu rubabaje, ni urupfu ruteye agahinda. Mu bigaragara murabona ko Mpogazi yari akiri umudamu ukiri mutoya, yari agifite byinshi byo gukorera umuryango, yari agifite byinshi byo gukorera abana, yari agifite byinshi byo gukorera ubwoko muri rusange. Ariko nk'uko bamwe bakunze gukoresha amaterime ngo Imana yamukunze kuturusha, niko byagenze rero. Imana yamusaruye, Imana yasaruye igisarurwa cyeze. Rero tubonereho gukomeza kubihanganisha mwese aho muherereye, nubwo bitaba byoroshye. Abenshi buriya iyo umuntu wawe yarwaye akaremba mukamurwaza mu bitaro, mugakora iyo bwabaga, mujya mubona ko ntako mutagize nyine mugaheba. Ariko urupfu nk'uru nguru rutunguranye, umuntu nubwo abantu bari bazi ko yari afite ino ndwara, ariko nta crise yari yagize igaragaza ko ibyo byose ubuzima bwe bwagiye muri danger. Nicyo kibabaje kubona umuntu yaryamye uko yakaryamye ntabyuke, ni agahinda gakomeye. Rero dukomeje kwihanganisha abanyamurenge mwese, dukomeje kwihanganisha famiye avukamo y'Abanyakarama, dukomeje kwihanganisha famiye yarashatswemo y'Abanyabyinshi, ndetse na famiye zabo za bugufi, iwabo w'umugabo direct ndetse n'umugabo we, ndetse n'iwabo wa Mpogazi direct, ababyeyi be aho bari mu Rwanda bakomeze bihangane. Rero mukomeze mwihangane mwese, ubwo izindi gahunda tuzakomeza kugenda tuzikurikirana uko zizagenda zikurikirana. Twasoza twifuriza Mpogazi iruhuko ridashira n'umuzuko w'abera. Imana ikomeze imwakire.